Muraho neza, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ikaba ni yanyu, aho uyu munsi tugiye kumvira hamwe amateka y'umwamikazi Marie Antoinette. Uyu mwamikazi rero akaba ari umwamikazi wa nyuma w'Ubufaransa bwigeze bwagira, akaba yarakoze n'amateka atangaje cyane muri kino gihugu, aho isi yose byaje kumenyekana, bikaza kuba ikibazo kuri bamwe ndetse bikaza kuba n'imbarutso yo gushaka ubwigenge cyangwa se kwibohora kw'Abafaransa. Mbere yuko rero tugera ku mavu n'amavuko y'udutendu yagiye akora mu Bufaransa, reka mbere gatoya tubanze tubanyurire mu bijyanye n'ibyamuranze mu bwana bwe. Uyu mwamikazi Marie Antoinette yavutse ku itariki 2 Ugushyingo 1755 muri Australia. Akaba ari umwana wa 15 mu bana 16 mu muryango wabo papa wabo yari afite. Akaba ari nawe mwana w'umukobwa papa we yari afite muri aba bana bose 16, bivuze ngo niwe bucura mu bakobwa mu muryango w'abana 16. Uyu mukobwa rero yarerewe mu muryango mwiza cyane, nubwo mwumvishije ari umwamikazi cyangwa se yigeze abaho umwamikazi, n'ubusanzwe n'ubundi yari asanzwe akomoka mu muryango w'ubwami, ari nabwo bwitwaga Holy Roman Empire muri icyo gihe. Icyo gihe rero uyu mukobwa urumva ko yakuriye mu muryango mwiza, mu muryango w'ubwami, aho yakuze amenyereye ubuzima buhenze, ari nabwo bwaje gutuma habaho kumenyekana k'uyu mugore Marie Antoinette, cyane cyane noneho mu gihe yari umwamikazi mu Bufaransa. Uyu mwamikazi rero mbere yuko yitwa umwamikazi, birumvikana nuko yaje gushyingirwa n'igikomangoma, bityo nabyo icyo gikomangoma bikarangira kibaye umwami, biza gutuma uwo mukobwa nawe aza guhinduka umwamikazi. Ese amateka ye n'urugendo rwe kugira ngo aze kugera ku ngoma y'ubwami bwagenze gute? Ntimujye kure. Uyu mwamikazi rero ku myaka 14 yaje gushakana n'umwana w'umwami w'Ubufaransa witwaga Louis, naho papa we akaba ari nawe wari umwami muri icyo gihe, yitwaga Louis wa 15. Nyuma gatoya rero yuko ubukwe bwe bubaye, uyu mwami Louis wa 15 yaje gutanga, ndetse umwana we ari we witwa Louis yaje kumusimbura ku ngoma y'ubwami, ari nabwo yaje guhinduka nawe umwami. Ibi nabyo biza gutuma umugore we Marie Antoinette bari barashakanye afite imyaka 14 nawe ahita aba umwamikazi. Mu by'ukuri ubu bukwe bw'aba bombi byaje kuvuga yuko bwaje kuba hagamijwe guhuza ibihugu bibiri, Ubufaransa ndetse na Australia, cyane ko aricyo gihugu Marie Antoinette yavukagamo. Baje gukora buno bukwe rero bagira ngo bunge imbaraga nyuma y'intambara nyinshi zari zimaze iminsi ziba hagati y'Ubufaransa na Australia. Uyu mwamikazi rero Marie Antoinette yaje guhinduka umwamikazi afite imyaka 19 gusa. Byinshi cyangwa se benshi baje gutangazwa n'uburyo uyu mwana w'umukobwa yaje guhinduka umwamikazi ku myaka ye mike cyane. Nyuma yuko abaye umwamikazi rero yaje kubarizwa cyangwa se yaje kumenyekana cyane ku buzima bw'igikabyo, aho uyu mwamikazi n'ubundi wari usanzwe ubayeho mu buzima bwiza, ukoresha ibintu bihenze cyane. Noneho urumva ko yari asa nkaho ibintu abyigereyemo, atangiye no kujya yikoreramo cyane. Yaje kurangwa n'ubuzima bw'igikabyo cyane, aho yambaraga imyenda ihenze, imisatsi myiza miremire, akora umuntu ukunda gukoresha ibirori bihenze cyane, kugeza naho uyu mwamikazi yaje gushinga icyo twakita petit stade cyangwa se inzu y'imyidagaduro azajya akiniramo wenyine, cyane ko yakundaga no gukina imikino y'amahirwe. Ibi byose rero byakorwaga cyangwa se yakoraga byaje gutuma abaturage b'Ubufaransa batamwiyumvamo cyane ko bamufataga nk'umunyamahanga, kubera ko nawe yabaga atari Umufaransa, bityo bakaza kumva ko atabitayeho, cyane ko yakoreshaga amafaranga menshi cyane y'ubwami, kandi nanone yakagombye gukoreshwa mu nyungu z'abaturage, mu gihe abaturage bari babayeho nabi, inzara, ubukene, byose bibamereye nabi. Bitewe n'ubwo buzima bw'igikabyo rero Marie Antoinette yabagamo, byaje gutuma bamwita cyangwa se bamuhimba akazina twakita
Madame Deficit. Madame Deficit rero twagira ngo tubasobanurire icyo bisobanuye kugira ngo abatabyumva babyumve neza. Deficit ubundi bisobanuye ko ari cya gihe umuntu aba ari gukorera mu gihombo, mu gihe n'urugero wenda ufite amafaranga cyangwa se ufite igishoro cy'ibihumbi 100 urashoye, none igihe kirageze bya bihumbi 100 noneho nturi no kubikuramo byibuza uvuga ngo nibyo byonyine uri kubona, bya bihumbi 100 byagabanyitse byageze kuri 80 90, no kuvuga ngo ayo washoye n'ubundi nturi no kuyakuramo. Bivuze ngo rero mu gihe cy'Ubufaransa ubwo cyari kiri gusubira inyuma kiri kugwa, uyu mugore we nta kintu byari bimubwiye, yarakomeje abaho mu buzima busanzwe nk'ubwo yarasanzwe arimo mu gihe igihugu cyari kimeze neza. Ibi rero byaje gutuma abantu bamuhimba rino zina bavuga ngo ni Madame Deficit, kuko atari yitaye ku buzima ndetse n'igihombo Ubufaransa bwari burimo. Iminsi uko yakomeje igenda yicuma, uyu mudamu n'ubundi ntago yigeze ahindura imyitwarire ku bijyanye no gusesagura umutungo w'Ubufaransa. Byaje gutuma habaho icyo bita impindura matwara muri kino gihugu cy'Ubufaransa. Ariko mbere gatoya yuko tugera kuri kino gihe cy'ihindura matwara, ese niki cyabaye intandaro yo gutuma habaho icyo twakita ihindura matwara cyangwa se icyo bita French Revolution? Ngira ngo abantu bize amateka benshi barabizi bino bintu cyane. Niki cyabiteye? Uyu mugore yaje kuba imbarutso gute kugira ngo bino bintu bibe? Mu by'ukuri nk'uko twabibabwiye, abaturage b'Ubufaransa ntabwo uyu mugore baje kumwiyumvamo, cyane ko bamushinjaga ko yafashaga ibihugu by'amahanga, cyane cyane igihugu yakomokagamo cyo muri Australia, bamushinja ubugambanyi, yuko ibintu byose ariho abikorera, cyane ko n'umugabo we ari we umwami Louis XVI yamushyigikiraga cyane, atajyaga yita kuri ibyo bintu abaturage bavugaga. Noneho byaje kuhumira ku murari, niko nabivuga, aho abaturage umunsi umwe bigeze baza mu rugo rw'umwami baje gutakira uyu mudamu nk'umwamikazi, bamubwira ko bashonje, inzara ibishe, bagira ngo barebe ko hari icyo yabafasha nk'umwamikazi. Gusa uyu mwamikazi ibyo ngibyo ntiyabikozwaga. Nyuma yo kumva ibyo bibazo abaturage bari bafite, nta kindi yabasubije, yarababwiye ati nimba mudafite icyo kurya byibuza nimugende mugure keke, cyangwa se nimugende mufate keke muyikate abe ariyo murya. Mu by'ukuri iri jambo abaturage ryarabakomerekeje cyane, kuko muri icyo gihe keke cyari kimwe mu bicuruzwa bihenze cyane, cyangwa se mu biribwa bihenze cyane. Ibaze ni nko kuvuga ngo waburaye wabuze icyo urya, barangiza bakakubwira ngo genda ugure inyama aba arizo urya, cyangwa ugenda ugure ibirayi uteka ifiriti ari byo urya, wabuze n'ibijumba by'abana. Ibaze noneho bakubwira iryo jambo wabyakira gute? Ibyo rero byaje gutuma abaturage b'Ubufaransa basa nkaho bakoze ikintu bita imyigaragambyo, ari nabyo byaje kuvamo imbarutso yo gukora icyo bita French Revolution, cyangwa se ihindura amatwara, bitewe n'iri jambo uyu mugore yaravuze, kuko byabagaragarije ko nta garuriro bafite hatabayeho guhita bahagarara ngo birwanirire. Muri icyo gihe rero ntago ihindura amatwara cyangwa se gushaka impindura amatwara muri kino gihugu byigeze bihagarara, cyane ko byatangiye mu mwaka w'1789 ubwo baharaniraga ubwigenge, kwishyira kwizana, bashaka ihindura amatwara bitewe n'ubuyobozi bubi bari bafite, cyangwa se n'ubwami, ubutegetsi bubi bari bafite muri icyo gihe mu gihugu cyabo. Ibi byose rero kugira ngo babigereho nuko habanje ko bigabiza urugo rw'umwami, ubwo ni Louis XVI ndetse n'umugore we. Iki gihe rero baje gukuraho icyo bita ubwami, cyangwa se kuyoborwa n'ubwami muri kino gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka w'1792. Nyuma yaho gatoya rero Louis XVI nawe yaje kwicwa mu kwezi kwa 4. Nyuma y'iki gihe twari tuvuze ko ubwami bwaje gukurwaho mu 1793 nibwo uyu mwami baje kumwica bamuciye umutwe, bamuhora yuko, cyangwa se bamuhora igitugu yarakomeje kugaragaza muri buno bwami, kabone n'ubwo ubwami bwari bumaze gukurwaho.
Bidatinze rero Marie Antoinette nawe yaje kumukurikira aricwa, aho yaje kwicwa nawe ashinjwa ubugambanyi, kugambanira igihugu no kutita ku baturage no gukoresha umutungo w'ubwami mu nyungu ze bwite, nta kindi kintu yitayeho. Twumvishe ko umwami Louis XVI bamwishe mu kwezi kwa kane, ni mu gihe uyu nguyu umugore we cyangwa se umwamikazi Marie Antoinette yaje kwicwa nawe mu kwezi k'Ukwakira muri uwo mwaka twababwiye. Yaje gupfa rero afite imyaka 37, ni ukuvuga ngo ntago yigeze abaho igihe kirekire, uretse ko nawe imyaka ye mike cyane yayimaze yinezeza mu butunzi cyangwa se mu byagombaga gufasha abaturage b'Ubufaransa. Ibyo byose rero byaje gutangiza n'ubundi impinduramatwara. Ngira ngo murabizi, iyo umuntu ari umwami n'ubundi aba afite abantu bamugaragiye. Rero iyo impinduramatwara yaje gukomeza, baza kugera no ko bari bafatanyije kugambanira igihugu cyangwa se kuyobora igihugu bakoresheje igitugu, bivuze ngo ubuyobozi bwabo bombi bwaranzwe n'ubutegetsi bw'igitugu. Ibi rero byarakomeje kugera mu mwaka w'1789, ari nabwo noneho habonetse ubwigenge bw'Ubufaransa. Ni ukuvuga ngo icyo bari bamaze igihe cyose baharanira byaje kurangira bakigezeho. Muri icyo gihe rero cyangwa se mu mateka, uyu mwamikazi Marie Antoinette yasize umusozi, nuko yarangwaga n'ubuzima bw'igikabyo, umwamikazi utaritaga na gato ku baturage, yarashinzwe kwitaho cyane ko noneho yaratangiye kujya asa nkaho abashinyagurira. Nuko umwamikazi yaje kurangira, akaba ari nawe mwamikazi wa nyuma wigeze wabaho w'Ubufaransa, ubwo yitabaga Imana muri kiriya gihe mu 1793, ku myaka ye 37. Nta wundi muntu wigeze wongera kuba umwamikazi cyangwa se kuba umwami nyuma ya Louis XVI, nuko yitabye Imana. Mwakoze cyane kubana natwe rero, nimujye kure nimuzajye kure, mukomeze mudushyigikire, mudusapotinge, mube mu ruhande rwacu natwe kugira ngo tubagezeho ibiganiro byiza bigiye bitandukanye. Niba hari umuntu wifuza ko twaganiraho rero, nimba hari umusitari wifuza ko twababwira amateka ye, turi hano ku bwanyu. Komenti zanyu zirakenewe, nimumanuke hepfo muri komenti mubyandikemo, natwe turaza duhita tubagezaho icyifuzo cyanyu nk'uko mwabitubwiye.